Ese ni gute wasinzira byihuse? Tuvuge ugiye mu buriri, ugiye kuryama, ugira ikibazo cy'uko nyuma y'iminota myinshi 30, 40, 50 utarasinzira, kandi ugasanga ufite igihe kidahagije, ugasanga wari wapanze kuraryama amasaha 7 cyangwa se amasaha 8, ugasanga isaha ya mbere uyimaze utarasinzira. Ese nibyo bintu bishobora kuba byagufasha ku buryo uba wa muntu utinzwa no kugera ku buriri gusa, ibindi byose bikahita byikora, ugahita usinzira mu minota 5, 10 ya mbere, ukaba uzi neza yuko uwaguhamagara atari buze kumva ukoma. Njye nitwa Gaming Psychologist, iyi ni YouTube channel ukora ubumenyi bujyanye na psychology cyangwa se kumenya umuntu, akaba ari ubumenyi ugomba kugufasha guhindura ubuzima bwawe mu ngeri zigiye zitandukanye. Kora subscribe, biradufasha cyane, kore like na comments nubishobora, kubera yuko iyo ukoze like bituma iyi video igera ku bantu benshi nabo bakabasha kwiga ubumenyi, ukaba bwagira ikintu ubafasha. Uyu munsi turuze kureba uburyo ushobora kwifashisha kugira ngo ubashe gusinzira mu buryo bworoshye. Ikintu cya mbere nshaka ko duheraho ni ikintu kijyanye no kwiga kumanaginga ibitekerezo dukunze kugira iyo tugiye kuryama. Ariko ubundi kubera iki ibitekerezo biza ari uko turyamye, ugasanga wahoze wicaye nta kintu wigeze utekereza, ariko wajya kuryama ugasanga ubwonko nibwo butangiye gutekereza ati hahandi yagenze gute, cyangwa se ibintu biguhangayikishije, ati mu rugo bimeze bite, se ubundi bizagenda gute mu gihe cy'ahazaza. Ugasanga umuntu agiye kuryama n'ibitekerezo bitangiye kuza. Ubundi uko ubwonko bukozwe yuko mbere yo gusinzira ubwonko butangira gusorovinga utubazo duke na duke, cyangwa se gutekereza utuntu duke na duke kugira ngo nko gukemura ibintu bitagenze fresh, kugira ngo usinzire nta kindi kintu kibuhangayikishije. So kuba ubwonko bwatekereza ni ibintu biba biri normal, kuko bishobora no kuba utanabizi. Ntekereza yuko nk'abantu bazi ibintu bijyanye n'inzozi, kurota, muzi ko ari kimwe mu bintu bikunze kubaho, kandi buri gihe turarota, ariko buri gihe ntabwo tuba tuzi ko byanabayeho. So hari ibintu bibaho tukiryama, akaba ari ubwonko buba bugomba kubigenza, ariko akenshi ikibazo ni uko bibaho too long, ugasanga nibyo bikubujije gusinzira. Wasanga waryamye ariko uri aho ngaho urimo uratekereza, gusinzira byanze. So kureba strategy zatuma ugabanya ibi bitekerezo biza tukiye kuryama cyangwa se tukigera mu buriri ku buryo bigabanuka. Zimwe muri strategy rakeka ndageze no kuzivugaho ni ikintu kijyanye no kwiga amatekinike ajyanye na meditation, cyangwa se kwiga guturisha umubiri, ugahumeka cyane, cyangwa se ukiga gukora meditation. Hari video nakoze kuri meditation, ushobora kuyibona. Hari strategy nk'izo ngizo. Impamvu zikora ntabwo ari uko ziturisha umubiri gusa, ahubwo ni nuko zihereza ubwonko ikindi kintu cyo kuba zikora, kubera ko ubwonko bukunda gutekereza. So bizihereza ikindi kintu cyo kuba zikora, hanyuma tukahita dusinzira. Binajyanye n'izindi tekinike nkuze kubona abantu bakunze gukoresha, nko gusoma igitabo kibowa, ariko cyangwa se nko hari n'abashobora kumva ibiganiro cyangwa se kumva radio, kubera yuko ubwonko burabugihaye ikintu bwibanzeho, bwirinde gutekereza bya bitekerezo, kubera yuko we ibintu wari gutekereza byari gukangura umubiri, bigatuma udasinzira cyangwa se uzamura stress. Ariko numva ikiganiro cyangwa se ukakora iyo meditation, ubu buhaye ubwonko ikindi kintu bukora kiribuze kuba calming, kiribuze guturisha umubiri, hanyuma ugahita usinzira. Nubwo hari ibintu ushobora gukora ukaba uri kuyakama ingesi itari nziza, cyangwa se akamenyero katari keza, ugasanga wenda hari igihe kizagera utabasha gusinzira icyo kintu kidahari. Hari nk'abantu usanga bavuga ngo sinasinzira radio itari kuvuga, urumva byatangiye kugera ku rwego rutari rwiza. Byaba byiza umuntu abyirinze, ukareba ibintu ukora ku buryo bitari buze kuba ikintu gikenewe ngo ni itegeko ngo kibeho kugira ngo usinzire. So yego, indi tip cyangwa se akandi ga strategy cyangwa se indi nama ushobora gutanga ku bintu bijyanye no kumanaginga ibitekerezo, ni ikintu kijyanye no kwiga
kutabigira intambara. Niba urimo uratekereza ngo uvuge byacitse, ukavuga uti n'ibitekerezo ni ibintu biri nomo, ni ibintu bigomba kubaho, nibize cyangwa se birorere, ukiha iyo peace of mind cyangwa se ukiha uwo mutuzo, kuko ibitekerezo nta kintu bitwaye, ko byaza bitaza ari part of life cyangwa se ari ku buzima bugomba kugenda. Kandi mu by'ukuri nako biba bimeze, kuko ibitekerezo ni nabyo bigomba kuza, hanyuma ubwonko bwakumva buhaze icyo bugomba gukora, umuntu agahita asinzira. Nitumanage ibitekerezo neza, gusinzira bizakunda. Ikindi kintu ntekereza cy'ingenzi ni ikintu cyitwa urumuri. Reka mbisubiremo inshuro nyinshi. Buriya biragoye kuba umuntu yasinzira immediately niyo haba ari akantu gatoya k'urumuri kari mu cyumba cye. Ni byiza yuko niba dushaka gusinzira twita ku kintu kijyanye n'urumuri. Buriya bakujyanye mu cyumba kirimo umwijima wuzuye, menya n'ubwonko bugira isoni. Iyo ubonye umwijima bitavuga ati gusinzira biri automatique, kuko nudasinzira ukareba burabura ikintu, burabura n'umwijima gusa. Buriya unsabye tekinike ya mbere yatuma unasinzira neza, navuga urumuri. Gukora ku buryo icyumba urayemo ari total darkness, umwijima wuzuye. Ubikoze ntusinzire biba bigoye, haba hari izindi factors zaba zikomeye kurushaho. Impamvu rero urumuri ari ingenzi nuko iyo hari umwijima, ubwonko mu maso yacu habamo ni nerves cyangwa se utunyangingo, utwumviro cyangwa se ni ibyumviro, yes na ner cyangwa se ni utunyangingo dushinzwe gukusanya amakuru bijyanye n'urumuri. Hanyuma iyo hari umwijima tuhita tubwira ubwonko yuko bugomba gukuraho hormone zose zishinzwe gukanguka, bigashiraho hormone zose zishinzwe kuba twasinzira, izo twita melatonin. Izo ni hormone, iyo zihari umuntu ahita asinzira. Iyo hari urumuri, iyo hormone ntabwo ishobora kuba yaba released. Ari nayo mpamvu tukivuga ku rumuri tugomba kwita na mbere yuko umuntu asinzira, kubera yuko ushobora kuba wahoze ku rumuri, hanyuma iyo hormone ikaba yahoze yatinze gusohoka. Hormone ituma dusinzira ikaba yatinze kuza mu mubiri. Icyo gihe nujya mu mwijima bizatwara igihe runaka kugira ngo iyo hormone ize. Niyo mpamvu bavuga bati mu masaha nijoro ni byiza yuko umuntu yirinda gukoresha nk'amatelefone, kubera yuko urumuri uri kurwegereza kandi wari urumuri rwa telefone narwo rurakangura cyane. Nibura isaha imwe cyangwa amasaha abiri ukaba wirinze ibintu byose bijyanye na ecran na screens. Dushobora kuba dukoresha amatelefone, amateleviziyo, laptops, ibintu nk'ibyo ngibyo, ndetse n'amatara dukoresha mu ngo amenshi ushoboye kuyirinda. Ukaba wakoresha amatara yabigenewe, amatara atagira icyo bita blue light cyangwa se rwa rumuri rukangura umubiri wacu ngo uhore ubyutse, ku buryo ayo matara, urumuri mbere yo kuryama ruba urumuri ruze gutuma utangira gusinzira. Urumuri ni tekinike nari kubona nagize ya mbere, ariko reka tuyiteho. Ndabizi neza yuko wise ku kintu kijyanye n'urumuri gusinzira biroroha. Hari abantu bashobora kuvuga bati ngiye hano ndyama haba hari amatara, ntabwo nshobora kugura amarido. Hari uburyo abantu bakora utu face masks cyangwa se twa tuntu umuntu yambara ku buryo dupfuka amaso. Iyo wenda ni strategy umuntu ashobora kwifashisha. Bisaba ngo umuntu abe creative cyangwa se ashemo nawe ubuhanga mu kureba uburyo yarwanya urumuri kugira ngo abashe gusinzira neza. Indi tekinike nayitandukanyije ni iya kabiri, ariko ni ikintu kijyanye no kwita kuri environment muryamamo. Urumuri narwo ruri muri environment, ariko nagize ukwaye kubera yuko rufite akamaro ntekereza kari ku rwego rwo hejuru. Ariko ikintu kijyanye na environment turaramo, ubundi ahantu turara ntabwo hagomba kuba hashyushye, hagomba kuba hari temperature ikonjeho gatoya. Kwa kundi ari mu gihe cy'iki cyangwa se muri sama, ugasanga nijoro abantu turi kubira ibyuya, wagira ngo
turi muri sauna usanga ugiye kuryama hari ubushyuhe. Ndakeka tuzi neza yuko mu by'ukuri gusinzira bikunze kugorana, bitandukanye na cya gihe iyo hari mu gihe cy'imbeho, mu gihe cy'imvura, ariko ukaba uri buze kwifubika ariko environment yo ikonje. Gusinzira bisaba ngo umubiri nushaka gukonja, kubera yuko iyo kugira dusinzire umubiri umanza wagabanya temperature. Gusinzira bisaba ngo nudushaka gukonja byorohera umubiri, bitaza kuwuvuna. Umubiri utaragera kuri temperature runaka biragoye yuko umuntu yasinzira. So kwita ku bukonje cyangwa se kuri environment kijyanye n'ubukonje ni ibintu by'ingenzi. Hari strategy abantu benshi bashobora kwifashisha mu gihe cyo gushyuha, akaba azi neza yuko wenda akoresha ishuka gusa, ukoresha ikiringiti kinini bya hatari, cyangwa se ugasanga niba uri umukire ufite air conditioner ushiraho temperature wifuza, cyangwa se icyumba cyawe kiza umwuka uhagije ku buryo umwuka wo hanze ukunze kuba ukonje uza kuza mu buryo buhagije. Hari strategy zishobora kuba zitandukanye umuntu akwifashisha kugira ngo akontrole temperature yo mu cyumba araramo. Ariko environment cyangwa se ahantu turara ntabwo ari ubukonje gusa, tunareba no ku bintu urara ku buriri ugasanga hari ibintu birara bimurya, cyangwa se ugasanga imibu irara muri bimbira. Ushobora kuba ukunda umuziki, ariko umuziki w'imibu ntekereza yuko nta muntu ukunda. Cyangwa se ugasanga imperi, cyangwa se ugasanga arimo arikanga ko hari ikintu gishobora kuza kikamurya ararahana, ariko ntabwo yizeye yuko hatabura inzoka. Iyo security cyangwa se kumva kutekanya ahantu uraye hashashe neza, cyangwa se ibintu bifuze nta kintu kiri buze kukubangamira, ni kimwe mu bintu nanone tuba tugomba kwitaho muri environment, ku buryo uryama ukavuga uti ndatuje nta kibazo mfite. So environment ni ikintu cya gatatu. Ikindi kintu cya kane ni ikintu kijyanye no kwiga kurwanya stress. Hari abantu usanga dushaka tunayita na pressure. Hano usanga agiye kuryama ugasanga azi neza ko atari buze gusinzira, ubwo atangiye kuzamura stress, atangiye kuzamura pressure. Kugenda ukaba wumva utuje, wishize mu tuzo, ukavuga uti ntasinzira nzi yuko nta kibazo. Ibyo bintu bigabanya pressure cyangwa se bigabanya stress ijyanye no gusinzira. Ariko hari na stress yo mu buzima n'ubundi tukunze kugendana, ugasanga wiriwe mu bibazo bigiye bitandukanye. Ese ufite strategy zifasha umubiri wawe kurwanya iyo stress? Haba ari ukwiga kwiturisha, haba ari ukwiga kuvuga uti ibibazo reka nzabikemere ejo, reka nte kubihangayikira uyu munsi. Haba ari ukwiga kujya muri siporo kugira ngo izo hormone za stress ziriwe ziratemera umubiri wawe uzisohore. Haba ari kwiga guhumeka kugira ngo umubiri wawe utuze. Hari strategy nyinshi zidufasha kurwanya stress. Kurwanya stress ni kimwe mu bintu by'ingenzi. Haba stress ijyanye no kumisinzira, haba stress tuba tufite mu buzima bwacu bwa buri munsi. Stress ikangura umubiri, kubera yuko stress bisobanuye ko umubiri uzi yuko hari ikibazo gihari, hari ibyago. So umubiri ugomba gukanguka kugira ngo uhangane n'ibyago. So kurwanya stress ni ukwiye guturisha umubiri kugira ngo wumve yuko ahantu uri hatekanye, wumve yuko ubuzima bwawe nta kibazo bufite. Kurwanya stress ni nk'ihame kugira ngo tubashe gusinzira neza. Tukivuga kuri stress, tekinike ya nyuma ntekereza y'ingenzi umuntu wese atakwirengagiza, navuga yuko nk'umuntu ufite ikibazo cyo gusinzira akabona cyaramugoye, iyi ni strategy yakwifashisha ku buryo bworoshye. Ikintu kijyanye no kwita ku mubiri we biciye mu mirire no mu myitozo ngororamubiri. Hari igihe nari maze kubera kuryama nijoro nkerewe cyane, ugasanga gusinzira mbere ya 5 birimo biramvuna, kubera hari igihe namaze ndi kuryama 8 9 bitewe n'akazi kenshi bigiye bahuri wese byamubaho. Hanyuma nageze kuryama 7 ugasanga n'undi ndasinzira 6. Umunsi umwe nkora siporo, navuga yuko ari siporo karabutaka, kuko nuvuga uti ntanaherukaga siporo, ukirirwa urakinaza. Nkunda volleyball, nkunda no kugenda n'amaguru. Umunsi ni nawe dedicating siporo. Kwa kundi ugera nijoro utigeze wicara, wavuye muri kimwe ujya mu kindi, ku buryo utigeze wicara habe namba. Iryo joro byageze 2:00 3:00 numva ahantu hari hose wandabika naryama. Naryamye 3:30 n'igice cya hafi 4, ndasinzira kuva uwo munsi
ya misinzire yanjye ihita igaruka ku murongo, kubera yuko ubwonko noneho bise bugarura ku kamenyero ko kuryama amasaha runaka. So siporo navuga yuko kunaniza umubiri mu buryo bw'umubiri, mu buryo buri fiziko, birafasha, ariko utanabikoze cyane, kuko hari abantu ushobora kunaniza ugakabya ugasanga umubiri nawo wananiwe, nijoro birakugoye kubera yuko umubiri wananiwe bikabije, we nta nubwo nawuhaye ibintu ukeneye, amazi cyangwa se intungamubiri wari ukeneye kugira ngo uri covering, usanga nabwo bitajya kuba ikibazo. Ariko muri rusange ukora siporo ihagije bifasha umubiri wawe kugira ngo ube wasinzira, ariko ukirinda kubikora mu masaha y'ijoro, kubera ko bisaba ngo ube wabikoze during the day, mu masaha ya kumanywa. Hanyuma n'imirire nayo ikaba ari uko, hari ibintu turya bikaba bishobora gutuma udasinzira. Niba ukunda kunywa kofi ukaba uzi neza yuko ishobora gutera ibibazo mu misinzirire, urumva yuko ni ikibazo. Niba utahaye umubiri wawe amazi kandi ukaba uzi yuko umubiri wawe ukenera amazi, ubundi banarikomeninga yuko umuntu anywa mbere yo kuryama, anywa amazi makeya, kuko umubiri uruze kuyakenera nijoro, apana menshi, ukaba ushobora kubikora. Niba hari intungamubiri, ibintu urya ukumva ubashije kumera neza ukabirya. Hari abantu usanga bakunda kurya let's say ibiryo birimo amasukari menshi, ubundi bavuga yuko iyo umuntu ashaka gusinzira ngibyo amasukari menshi biba byiza iyo bishize mu masaha y'umugoroba. Sinzi niba ubizi, kwa kundi urya ku manywa ukumva ugize ibitotsi byinshi, cyangwa se wamara gufata breakfast ukumva ushaka gusinzira. Akenshi biterwa n'uko hari ibiryo birimo amasukari, imigati cyangwa se birimo carbohydrates, imigati, icyayi kirimo isukari, amata, ibijumba, ibintu nk'ibyo, imiceri, ibyo ni ibintu bibamo carbohydrates cyangwa se bizamura isukari mu mubiri. Ubundi bavuga yuko niba ushaka kubirya byaba byiza unabiriye kenshi mu masaha y'umugoroba, kuko biza gutuma gusinzira byoroha. Niba ubiriye ku manywa ukumva ushaka gusinzira, kubera iki nijoro utabirya bigatuma ushaka gusinzira. Gusa nanone turabizi neza yuko ku bijyanye n'imirire biba byiza kurya amasaha 2 cyangwa se mbere y'igihe uruze kuryamira, kuko ugomba kujya kuryama igogora cyangwa se digestion yenda kurangira cyangwa se hafi kurangira, kugira ngo utaza kunaniza umubiri wawe. So navuga ko izo ari zo strategy umuntu ushaka gusinzira ako kanya byihuse, namwifuriza yuko yagira umuco wo gukurikiza. Izi ni strategy akwiye gukurikiza bikaba akamenyero. Uko abikora kenshi niko amenyereza umubiri gusinzira byihuse. Uko tugenda tubikurikiza neza niko imisinzire yacu izashobora kumera neza, kandi dusinzira neza nta kindi kintu kizatunanira, kubera yuko iyo wasinziye neza ukora neza akazi ku munsi ukurikiyeho. Iyo wasinziye neza ibintu bijyanye n'umujinya cyangwa se kurakara n'ubusa bigenda bigabanuka. Iyo wasinziye neza wumva wagariye ubuzima. Nakwifuriza gusinzira neza iri joro. Nitwa Gaming Psychologist.